ndirimba injyana ya R&B and Afrobeat ya niyo birebye nabi bitewe na beat ndimo ushobora no kuza muri hip hop seriously ya burya sinamenye kibitangaza biva mamarira my wife hedikota zanjye yaziteje cyamunara Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV. Alright, hano turi kuri kamera za Ifandwa TV. Muri akanya tuba tugiye kongera kwakira undi mutumirwa mushya, ntabwo mwaye musanzwe mumuzi ariko muri akanya tukaba tumufite kuri kamera za Ifandwa TV. Aratangiye twibwira nkuko twari dusanzwe tubazanira impano zigiye zitandukanye. Hano ni mu kiganiro cya Ifandwa TV, mu kiganiro impano yanjye. Mukore subscribe, mukore share, comment kugira ngo dukomeze tubane namwe. Hano rero tukaba dufite umutumirwa aratangira atwibwira. Yeah, this is Fisale. Yeah, Fisale. Fisale. Yeah. Ese Fisale bishatse kuvuga iki? Fisale ubundi ni amazina yanjye avanze afatanyije akabyara izina bita Fisale. Yeah. Yeah. Ese ako kantu ka Fisale bishatse kuvuga iki nyine? Ni amazina yawe? Fisale. Don't Fisale. Fisale. Yeah. Fisale iyo twumvishije utwo tuzina dusanzwe tutuzi ku bantu bameze nkaho ari abahanzi, wowe kuki watekereje kwita Fisale? Uri umuhanzi cyangwa se uri umukomediye? Nkuko banze ngende umuhanzi bita Fisale. Uri umuhanzi. Ese kuba uri umuhanzi wakoze izihe ndirimbo? Hari indirimbo bita Intinyi by Fisale featuring na Amag the Black bayita Intinyi. Gakurikiza indirimbo yanjye bita My Wife. Agakurikiza indirimbo bita Ndababaye by Fisale. Yeah, it's okay. Fisale. Yeah. Ati wakoze indirimbo bita Ndababaye, ukora indirimbo My Wife n'izindi zigiye zitandukanye. Kuri uno munsi wa none hari ibikorwa, hari projet ufite nshyashya, iyo byifashe bite? Hari projet mfite ya ndikumva iri gukoma abantu benshi cyane bayita Mabu. Mabu. Ese Mabu bishatse kuvuga iki? Mabu ni ibintu bikaze cyane, ni ibintu birebire bijyanye n'inzira z'abantu banyuramo. Mabu nuko bimeze. Mabu urumva na akantu kagaterime ariko ntago gafite meaning. Na meaning. Wewe waririmbye ibintu bitagira meaning? Na meaning iraboneka kuko itarajya hanze. Niyo yajyanze nibwo meaning izaboneka. Bayita Mabu. Ariko burya n'umusizi niyo agiye gusigara abanza agasiga ibintu akandika imirongo, kabone niyo itari yajya hanze akafite short meaning zayo nke zishoboka. Rero niba ufite indirimbo ukaba utinya nta meaning ifite ngo ni Mabu nta gisobanuro gihagije ifite, wenda ngo n'abayikurikiranye bumve ko bayitegerezanyije amatsiko yuko ari indirimbo ifite ireme, ifite ubutumwa ishobora gutanga mu rubyiruko cyangwa se mu muco nyarwanda. Niba nta meaning byanze bikunze numva abantu batanakayitegereje. Ifite meaning, aho impamvu tuba twagutanga meaning ni ukubera yuko ibitarajya hanze, ibitaragaragara. Niyo mpamvu naho ubundi ubutumwa burahari bwinshi cyane bushingiye kuri leta, bushingiye ku rubyiruko, bushingiye ku muturage runaka urumva burahari cyane, ahubwo bunakaze cyane. Niyo mpamvu wumva yagafashe hano hanze cyane kenshi cyane bayita Mabu. Ese iyo ndirimbo bita Mabu waba warayikoreye ahagana he? Iyo Mabu nayikoreye muri stu za Kejere, wenda utapfa kumenya abaproducer bitwa ba Videx hari n'abandi benshi cyane. Irukorwa n'abaproducer benshi cyane, harimo uwo bita Taiga, harimo uwo bita Ansa, harimo uwo bita Rio Beat, harimo uwo bita Rio Beat. Y'abana ni benshi cyane barimo kuyikoraho. Abantu benshi basanzwe bakorera kwa Rio Beat babazi ko umuziki ushobora kuza uremetse. Ese abaturarwanda bashobora kuba bayitegereje iyo Mabu, iyo ndirimbo bita Mabu, bashobora kuba bayitegereje baramutse bayumvisha bagasanga ntago harimo Rio Beat cyangwa
Bose ntago harimo wenda harimo n'abandi ba producer batandukanye baba barayikozeho, urumva batabyitwaramo nabi cyangwa ibyo tubwira that's true? Hano turi kuri live kuri kamera za F1 TV. No, nago babitwaramo imyikomo kubera yuko aba producer baraterana ubwabo bakavuga ati se iyi projet ninde muntu ayikozeho cyane, umuntu waba warafashe muri kodi nindi, umuntu waba waragizemo akamaro nindi, bakaba rero bashobora kuba bakemeza ko aribo bayikoraho bonyine cyangwa yakandikaho bonyine, cyangwa se bagafata bimwe bakoze muri byo bakabyishyura. Ibyo nabirenze ntabirenze. Hano turacyari kumwe n'umuntu bita Fisari, akaba ari umuhanzi hano mu karere ka Rwamagana ndetse no mu zindi nce zigiye zitandukanye, akaba yagiye akora byinshi bigiye bitandukanye, afitanye indirimbo na Amag bakoranye. Ariko kuri uno munsi wa none tukaba turi muri showbiz mu kiganiro Impano Yanjye kuri F1 TV. Tubabwira ngo mukore subscribe niba utarayikora, ndetse ukore comment, ukore share kugira ngo dukomeze dusangizanye ibitekerezo hano kuri kamera za F1 TV. Aha tukiri kumwe na Fisari, hari umuziki ukomeje kugenda uca ibintu. Ese wowe uririmba iyihe njyana? Ngiye ndirimba injyana ya R&B and Afrobeat. Niyo birebye nabi bitewe na beat ndimo, nshobora no kuza muri hip hop. Seriously. Aha, ushobora kudukubita ku ndirimbo My Wife wakoze ukatuha aho akapera kugira ngo tubaze kumva koko kuri umuhanzi kandi wabigize umwuga? Nakagwa rwose agapera cyane kuri My Wife. Ni indirimbo yakozwe n'abaproducer muri Dubai, yakorewe muri Dubai, no kunyarwanda mu gihe murabisanga babyanditseho bayita My Wife. Baratangira bavuga ngo My Wife hedikota zanjye yaziteje cyamunara, ngo burya sinamenye kibitangaza bivama amarira. My Wife hedikota zanjye yaziteje cyamunara. Fisari Fisari akaba afite indirimbo bita My Wife yakorewe ahantu bita Dubai. Mu gitero indirimbo yakoranye na Amag bita My Wife. Iyo nakoranye na Amag bayita Intinyi. Aha, mpitiraho naho rero Intinyi, ngo mbonye uburyo mbimubwira sinazuyaza, jambo nahita umubwira nuko mukunda, ndamukunda niko Amag azayivugira. Ese mani nzabahe nsare? Ndabaha ngewe, ndabaha. Urabahora. Ubayita rero tukaba tukiri kumwe na Fisari akaba ari umuhanzi ukiri gukora imiziki hano mu Rwanda, avuga ati nge nzabaha mpaka nta mupaka. Aha, tukiri ku muziki nyarwanda, hari umuziki nyarwanda gusa hari bari mu kuririmba muri no minsi ibintu bigezweho by'ibishego. Wowe ubivugaho iki ku muziki nyarwanda? Ibintu bijyanye n'ibishego nge ntago mbishyigikiye, kubera yuko nk'ubwo kuri indirimbo twaje tuvuga bita Mabu, ni indirimbo yo mu kabari bya danje bita ibishego, ariko sinshobora kuzanamo ibintu by'ibishego. No, ibishego ni bibi. Ibishego bitera umuco mubi nyarwanda, ibyanduza n'umuco nyarwanda. Ibishego ntago mbyemera. Ahubwo iyo tugiye mu bishego uba ushatse kugaragaza ko ugiye kugaragaza imico y'abazungu ya muri Amerika, ibira bihugu byinshi cyane, Aziya iki, uba urimo kuyobya abanyarwanda. Ese wowe niki uje guhindura mu bijyanye na muzika nyarwanda ndetse n'uburyo muzika nyarwanda yari ihagaze kuri uno munsi wa none? Wowe niki uje guhindura? Mu muco nyarwanda ngewe icyo nje guhindura mu muziki nyarwanda cyane ni ukugaragaza umuco, character di Rwanda. Irumva ngomba kuyihindura, ngomba kuyigaragaza. Ngomba kuyigaragaza. Ni umuco mwiza, ni umuco w'abantu b'abanyarwanda bakwiye kuba bagira nabo
batunganirwa bagatunga. Umuco nyarwanda, umuco gikobwa, umuco kigore, umuco kigabo, ugomba kugaragara muri iyo njyanange. Ese iyo tuvuze ku bijyanye n'umuco nyarwanda ndetse n'ibindi, iyo misatsi washyizeho ishatse kugaragaza iki mu muco nyarwanda? Uyu musatsi wanjye izi ni diredi muri Afurika hose, ku isi hose diredi zibaho, ntaho zitaba. Zisobanura iki rero? Zisobanura iki? Izi diredi zanjye inyinshi izi ngizi urabona umutuku urimo, bisobanura urukundo kuri njyewe, nkunda abanyarwanda cyangwa se abakunzi b'umuziki wanjye. Uyu mutuku cyane cyane ufite icyo usobanura, ni urukundo kuri mu bantu tuye isi, mu baturage. Tubabwira ngo mukomeze kubana natwe ndetse mu buryoherwe n'ibiganiro tukomeza tubagezaho n'impano zigiye zitandukanye. Tubabwira ngo uramutse ufite byinshi wakora, hari ako kunywa, hari iki, ndetse ukeneye ahantu ushobora gufatira gusohokana n'umukunzi wawe, wagana kuri no stress kuri 40, kuri no stress kuri 40. Ariko uraha uba usa nk'umanuka hepfo ya Rwamagana ho gake, bahita kwa strato uzi niko bakunda kuyita, bahita kuri no stress kuri 40. Uhigeze munsi y'isoko rya Rwamagana usa nk'umanuka ho gake, iyo ubajije ngo kwa no stress ni he, cyangwa se kwa strato ni, cyangwa se kuri 40 Rwamagana. Ariko wayibonye iyi ni 40 ya Rwamagana, wayibonye ngiyi. 40 ya Rwamagana niho ushobora gusohokana umukunzi wawe, ufite famiye nini cyane ukeneye aho kuyakirira, ushobora kuba wahagana ndetse bakagira iki, bakaguha byinshi bitandukanye, ibiciro biba biri hasi kuruta ahandi, bivuze ngo ni ahantu ushobora kujya. None haba ikintu bita brusheti nziza cyane cyane, haba brusheti nziza cyane. Ahangaha ushaka wahakatira ni kuri no stress koko. Hari abaseriveri bakirana urugwiro ku buryo usanga ibintu byose bimeze neza. Tukiri mu muziki nyarwanda rero, turakubwira ngo indirimbo yawe abanyarwanda bayitegereze ryari? Indirimbo yanjye bagomba kuyitegereza mu gihe cy'ibyumweru bike cyane, nka 1, 2. Indirimbo irabageze ahagaragara, iraba yagiye ku mbuga nkoranyambaga zose. Izo wandikamo Fiseri, wajya kuri YouTube wandikamo Fiseri, wajya kuri email wandikamo kuri Fiseri, wajya kuri Google wandikamo Fiseri, wajya kuri Opera wandikamo Fiseri, wandikamo Fiseri Muhozi. Ntago umuhungu wanjye namwemera, ntago umuhungu wanjye namwemera ko antwarira umukobwa, no. Iyo ni bita papuwera, niyo abenshi bundi bakunda kwita papuwera, ariko ubundi mu byo kwitwa ndababaye. Bahita ndababaye kuko uwo muhungu atahababaye. Ariko koko ndabona byanakubabaje. Ngiye birambabaza bya danje. Kubera iki? Ati kubera iki mpamvu bimbabaza? Ako uzi kubona umukobwa, ako uzi gukunda umukobwa ukuntu bivuna, nawe akakwemera urukundo mani biravuna. Ni kwa gukunda umuntu aguha urukundo, yarangiza akaza abandi bantu bakabyivangamo. Ibyo bintu birababaza. We ntubyumva ko bibabaza? Birababaje cyane. Turi ku musozo rero, ni icyo wakibwira abanyarwanda muri aka kanya? Ngewe rero ikintu nabwira abanyarwanda muri izi saha, bakunze n'umuhanzi bita Fiseri, nabagana imbuga zanjye nkoranyambaga. Ikindi Fiseri akunda gufatira agacupa ahantu bita muri no stress, ahantu bita muri kuri 40, ahantu bita Rwamagana, ahantu bita bakunda kwita kwa Stratoni. Ni munsi y'isoko ho gake, umanuka ho gake ugahita ugera bita kwa Stratoni. Uhita ukata ahantu hafi y'agakiriro, hafi ahantu bita Rwamagana nyine. Naho ngaho uhita ugera ahantu bita kuri no stress. Ni no stress kuko uragera ukabyina, abantu gacuranga, na music ikaza iryoshye. Na mind yawe gataha iri OG kuko isura kuri standard yari iriho wifuza ko yageraho. Bahita kuri no stress, ni kuri stress. Alright, rero twari turi kumwe n'umutumirwa wacu bamwita no stress, abamwita Fiseri. Twari twagikoreye ikiganiro ahantu bita muri no stress, tuvuga ngo ni ahantu heza ushobora kuba waruhukira, ahantu heza ushobora gufatira agacupa ndetse n'abawe.
tubabwira ngo naho ubutaha ndetse tuzagenda dukora byinshi bigiye bitandukanye ariko ababwira ngo umuzigo we vuba cyane urasohoka. Bawita mabu. Ariko abantu bose nziko neza iriya ndirimbo iri gukoma abantu benshi cyane muri iki gihugu, iri gukoma abantu benshi cyane. Wihereyeho Peter, ntago nkubeshya, sibyo? Ntago nkubeshya, nawe niyagufasha umutima mabuza. Alright, rero turavuga ngo mukore subscribe, mukore share, comment. Ifandwa TV, Factory Wandwamagana TV.